ariko mano wagere ku bwogome wabukuye nyine wabunyigishije se nawe nyoko ariko mano wagere ku bwogome none wabonaga guhaguruka ukagira namaho maguruke wicare ariko ibyana by'ikigihe mwabaye nawe uri cyane none uzi ibintu bibaye none ntabwo muzi ibintu bibaye bw'abantu bwe bagiza ngo pa none si komeza ibyo bintu gukora none ni ibiki wa muhungu none si kigi ibi bintu ngoza bitaniye no kurya umwana uwuhe kanza ngutere so story neza unyishyura sibiki tega mwishura cyangwa twirabura tega twishura cyangwa twirabura tega mwishura njyewe ngwino nyishu mwishura neza ba no skutari kufa ba ni nyina mwishure urikwishyuza njye ntabwo nabyemera urikwishyuza genda kwishura ubuhe buryo mw'ubu buryo uramunyagwasha mani ndi kubona hakina gomani mani ubundi ngenda ikina ndabafunagura batagikinga ari umuntu wanyiyongoza ntabwo ndafuna ndabafunaga njye nta n'umuntu wanyiyongoka oya nk'uko nimba ubishaka mbwira dupinge njyewe mweme si ibyo nzagukorera urebe pinge sha kigi sishe kunari aha uyu ndamwishe akanda kishe kaburetse komani twajya kujya amapera yo kwa Thomas areze umva ni imishishe tugende hahiye koko ugize ngo What? Jesus is Lord. Hey! komani ibi bintu mwari mubiheruka wapi kazi natwe reka mani dukore fuba mani jena no kugira muteme jena ntago nagenda hano mwamaze umunyere reka mene ibisi reka mene osha hahiye koko ugize ngo
ariko nkubiswe n'inkuba ahubwo bagiye kuguturitsa. hahiye koko. It was at this moment he knew.